Twongeye kubasuhuza mwese abakurikiye Iriho Family TV kandi tubahaye ikaze kuri iyi channel. Tubashimiye ko mudukurikira kandi ku bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Turarikira n'abandi batarayikora kugira ngo mukore subscribe kandi mujye muduha comment ku biganiro tubagezaho, mujye mukora like niba mwumva mwafashijwe, kandi kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza mujye musangiza n'abandi ubutumwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryitwa gusenga. Reka tubanze twiragize Imana kugira ngo bigende neza. Uwiteka Mana yaremye ijuru n'isi kandi ishobora byose, Imana y'urukundo, Imana y'imbabazi, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya, tugushimira ko waturinze mu minsi itambutse, ukaturinda ibibi byinshi, ukaba uduhaye umwanya kugira ngo twongere twige ijambo ryawe. Turagusabye ngo tubashishe kandi utuyobore, utugirire neza, udutsindire umubi, kandi umuntu wese wumvira ijambo rigira icyo rikora mu mutima we. Byose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira iri jambo rero, ni icyigisho kirekire tuzaganira mu byiciro bigiye bitandukanye. Uyu munsi turaganira ku ijambo rivuga ngo gusenga ni iki. Gusenga ni iki? Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye itorero rya Efeso, ibice byaho 6 umurongo wa 18. Haranditse ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose, amen. Reka twongereho n'iri ryo mu rwandiko rwa Yuda igice cya mbere umurongo wa 20. Haranditswe ngo ariko mwebweho bakundwa, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Iri jambo nk'uko nari mvuze ni rirerire cyane, ariko ni ijambo rivuga gusenga. Gusenga, iyo tuvuze gusenga abantu babifata ukuntu kwinshi, kandi bitewe n'uko buri wese abyumva n'uburyo abishyikiramo abisobanura uko abyumva. Hari aho uzumva bamwe bakubwira ngo gusenga ni ukuganira n'Imana, undi akubwire ngo gusenga ni ukuvugana n'Imana, undi akubwire ngo gusenga ni ugusabana n'Imana. Murumva ko ni ibintu byenda kumera kimwe, ni hagati y'ibintu bibiri. Ni ugusenga uko buri wese abivuze, ni hagati y'umuntu n'Imana. Urumva ariko mu buryo butandukanye. Buri wese mwaravuze ngo ni ukuganira. Kuganira ni uko umuntu umwe aba avuga n'undi akavuga, undi akakubwira ngo ni ugusaba. Gusaba ntabwo ari ngombwa ko usabwa avuga, ahubwo usaba niwe uvuga nyine, agatanga icyifuzo cye agasaba. Noneho gusabana noneho ni ibiri hejuru, birenze ibyo ngibyo, mbese bigaragaza umubano mwiza uri hagati y'abo bombi, Imana n'umuntu. Gusabana urumva biba byarenze urwego rusanzwe, rukaba ari nk'urwego rw'ubushuti, habayeho kwisanzuranaho. Ku bwanjye rero navuga ngo abavuga gutyo bose baba bavuze ukuri kandi baba bari mu murongo, ariko ntabwo mpamya ko baba basobanuye gusenga mu by'ukuri icyo ari cyo. Gusenga nshaka ko twiga ni ugusenga ko mu buryo bwo kuramya. Ndagira ngo tuganire gusenga nko kuramya, ku buryo nanavuga ngo gusenga nge ku bwanjye nabyita ko ari nko kuramya. Bityo ari amajeste tugenda dukora, ugasanga umuntu arapfukamye ari kubwira Imana, ari kuganira nayo, ugasanga umwe yazamutse umusozi, undi yagiye mu ishyamba, undi yifungiranye mu cyumba, undi yavuze ngo uyu munsi ndiyiriza ubusa nta kintu ndi burye kubera nshaka gusenga nkaganira n'Imana. Biriya byose ni amajeste dukora, ariko muri wa mwuka, muri bwa buzima bwo gusenga. Ni uburyo ki abantu bakoresha kugira ngo begere Imana, bagirane kominikasiyo nayo, bagirane umubano n'Imana. Urwo ruhurirane rero, ibyo bikorwa byose dukora, ariko tugamije kugira gute?
kwegera Imana, tugamije gusabana nayo, tugamije kugira ngo twebwe abantu tugire aho duhurira n'Imana, ubwo buryo bwose bwitwa gusenga. Njye rero ndagira ngo tuganire gusenga nko kuramya. Kuramya ni iki? Kuramya bifite ubusobanuro burenga butanu. Kuramya icya mbere nabyita guhezagira. Guhezagira ni ikirundi cyane ariko no mu Kinyarwanda turabikoresha, cyangwa se kuramya ni kubaha. Kubaha ukumva wubashye ikintu, ukumva uragitinye, ukumva ukagifata nk'aho ari cyo kikubeshejeho, ukagifata nk'aho ari cyo gitumye uhumeka. Mbese kuramya ni ukugira igitinyiro ku kintu uhaye agaciro, kuri wowe cy'ikinyembaraga, kuri wowe cy'ikinyabubasha, kandi kimeze nk'aho ari cyo gifasha ubuzima bwawe. Ubwo buryo bwose rero witwara imbere y'icyo kintu kugira ngo mukomeze mubane neza, ni ukuramya. Ni naho hazamo iryo jambo, bino byose dukora tuvuga ko turi gusenga. Mbere y'uko turambura cyane, twareba ninde usenga, igisengwa ni igiki. Hano byumvikane ko usenga ni umuntu, kuko niwe ugira amarangamutima amutera kumva akeneye gusenga, kandi twibukiranye ko umuntu ari umunyantege nkeya aho ava akagera. Umuntu agoswe n'intege nkeya, niyo mpamvu yumva atihagije, agakenera ikinyabubasha cyo kumufasha gukomeza kubaho neza. Nubwo turi abanyantege nkeya ariko duhorana inyota yo guhinduka abanyembaraga, yo guhinduka abanyagitinyiro, kubera ko dufite kamere iteye gutyo. Niyo mpamvu rero dukenera ibinyabubasha kugira ngo bidufashe kubaho muri ubwo buzima twifuza kubamo. Ubuzima bwo kubona icyo twifuza, bwo kubona icyo dukeneye, niyo mpamvu bidutera guhiga ibinyembaraga. Hano impamvu ntahise nkoresha ijambo Imana, ni uko ibintu byitwa Imana ari byinshi, njye nkoresheje ibinyembaraga. Turaza kugaruka ku Mana. Mu mico myinshi y'abantu benshi batandukanye batuye isi, hari ibintu bisengwa byinshi, uzasanga buri gace gafite Imana yako. Mwibuke ko no mu Rwanda abakoloni bataraza ngo batubwire Imana yo mu ijuru, Abanyarwanda bagiraga Imana yabo kandi barasengaga mu buryo bwabo nyine bw'umuco nyarwanda, ariko si bwo dushaka kuvuga, ahubwo turi kuvuga ko ibintu bisengwa ari byinshi. Hari aho muzumva basenga inka, hari aho muzumva basenga ibibumbano, ikintu abantu babumbye bakacyita Imana. Ni ikigaragaza ko abantu bose bafite ibintu basenga. Ariko rero twebwe aka kanya icyo tugiye kuvugaho ni Imana yaremye ijuru n'isi, Imana Uwiteka, Imana ihoraho, Imana nyir'ububasha bwose. Iyo yaremye ijuru n'isi, iyo ngiyo ishobora byose, iyo ngiyo iri hejuru y'ibintu byose, y'ibintu byose byitwa Imana, iyo ngiyo niyo nshaka ko tuvugaho uburyo dukwiriye kubana nayo tuyisenga. Aha ngaha twigishijwe ko gusenga ari ukuvuga amagambo, ariko ntabwo nshaka ko dufata gusenga nko kuvuga amagambo, ahubwo ndagira ngo nkusabe dufate gusenga nko kuramya. Umuntu ashobora kuganira n'Imana agasabana nayo nta magambo yavuze. Urumva niba warize ko rero gusenga ari ukujya imbere y'Imana ukavuga amagambo, rimwe na rimwe uzasanga hari n'umuntu uvuga ngo yabuze uko asenga kubera ko yabuze ahantu hiherereye yavuganira nayo, ugasanga ngo ntasenga. Ariko kubera ko wize nabi ukiga ko gusenga ari ukuvuga amagambo yabwira Imana, niyo mpamvu nyine udasenga. Ariko gusenga nubifata nk'igikorwa cyo kuramya, uzajya uganira n'Imana, usenga Imana, uvugane nayo, usabane nayo, niyo waba utabumbuye umunwa. Nicyo nshaka ko tuvuganaho. Reka dusoze uyu munsi tuvuga kuri iri jambo Pawulo yandikiye iri torero rya Efeso, aribwira ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Aha ngaha Pawulo yari ari gutanga uburyo bwiza bwo gusenga.
tuzabuvugaho birambuye, ariko reka ngo niba ugiye gusenga sengesha umwuka iteka. Ushobora guhita wibaza ngo gusengesha umwuka iteka ni iki? Yuda nawe arabandikira ababwira ngo musengere mu mwuka. Murumva ko gusenga ni ibintu bigari, ubutaha tuzareba uburyo bwo gusenga, uko abantu dukwiriye gusenga, uko abantu bakwiriye kubikora, ariko uyu munsi nababwiraga yuko gusenga ntabwo ari ukuvuga amagambo imbere y'Imana, ntabwo ari ukujya imbere y'Imana ngo uvuge cyangwa se bivuge ngo ukeneye ahantu hiherereye hatari undi muntu kugira ngo ubone uko usenga. Ndagira ngo gusenga mubikure muri foromire, uko wigishijwe uti umuntu yifata gutya yagiye gusenga, oya, ahubwo gusenga ni uburyo umuntu aremamo ubusabane bwe hagati n'Imana undi wundi atapfa kumenya. Niyo mpamvu burya umuntu wese asenga uko kwizera kwe kungana. Turabashimiye rero bakunzi nshuti z'umusaraba, ubutaha tuzakomeza tuganira kuri iri jambo ryitwa gusenga. Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze mukore subscribe, mukomeze kuduha ibitekerezo ndetse no gutanga komenti kuri iyi ngingo, ndetse hari n'ikibazo wumva wabaza kuri iyi ngingo yitwa gusenga, wabishyira muri komenti, ubutaha tukazabiheraho tubisubiza. Imana ibahe umugisha.